niba ushaka gukora follow up yuko abarimu bari gushyiramo amanota, mbere na mbere uza hano kuri report, ukaza kuri compression rate, warangiza ugahitamo ane academique, igihembwe ni icya kabiri, wenda tuvuge tugiye kureba aho bageze bashyiramo end of unit y'icya kabiri, twanda kuri school compression rate, hanyuma ugahitamo end of unit, yego bahita bakuzanira amaklasi yawe ndetse n'aho ugeze ushyiramo amanota. Yego aha ni muri O level, urugero nk'aha muri senior 1A ushobora kuza ukareba ngo bigeze he, ubona ko bose bashyizemo amanota, ariko hano kuri remaining ku bana basigaye badafite amanota, urabona ko nk'aha muri farming na agriculture harimo abana 5 badafite amanota, muri ICT ni 4, entrepreneurship 4, geography 3, biology and health science 3, andi mashuri ndabona ari 2, uwa physics niwe abana bose bafite amanota. Ubwiye ni sample. Hanyuma washaka kureba primary naho bari hano, naho waza ukareba ngo bihagaze gute. Muri P6B urabona ko nk'uyu mwarimu wa social ntago amanota arimo, cyangwa uri kubibona social and religious studies amanota ntago arimo, ubwo ugakurikirana ukamenya impamvu aya manota atarimo. Abandi bose ndabona amanota barayanditse. Muri make ni uko nguko ukurikirana uko abarimu barimo bashyiramo amanota. Nk'aha ngaha muri P4D urabona ko nko mu mibare abana 6 nta manota bafite, mu kinyarwanda ni 3, muri creative ni 4, ahandi ni 5 mu cyongereza. Murebye muri rusange ni uko nguko ureba cyangwa se monitoring uko abarimu barimo bashyiramo amanota. Ndakeka aka video kari buze kugufasha. Ubwo na end of term ushaka kuyireba waza ugahindura hano hari end of unit, ugahitamo end of term. Muri end of term ntago ari benshi, ariko urabona ko batangiye gushyiramo aya mashuri nk'iri shuri ntago baratangira gushyiramo amanota, ntago baratangira, ariko ahandi urabona ko batangiye gushyiramo end of term. Nk'ahangaha muri iyi class urabona ko physique, ikinyarwanda na farming amanota yagezemo, uretse umwana umwe udafite amanota muri buri somo. Aya masomo yandi ntago baratangira gushyiramo amanota, aya ariho not found. Yego hano muri senior 2I English niwe washyizemo amanota, nabwo umwana umwe niwe uyafite, abandi 38 ntayo bafite, bivuze ko yashyizemo igice. Ndumva rero ari ibyo ngibyo byose kwifashisha aka video.